Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana kandi duhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Dushimira Imana iduhaye umwanya kandi tuyisabe kubana natwe muri uyu mwanya kuganira ijambo ryayo. Imana ibaho umugisha. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Tugushimiye uburinzi bwawe bwatubayeho. Tugushimiye ineza yawe. Tugushimiye imbabazi zawe zitagira akagero. Wakoze kuturinda ndetse ukariturindira n'abaduteza amatwi bose. Izina ryawe nirishimwe. Tugeze muri uyu mwanya kuganira ijambo ryawe, nyemera umwuka wera rishyigikire adushoboze. Ntago twabyishoboza, ni wowe udushoboza kandi wowe ni wowe mwuka wera. Ngaho nudushoboze muri byose kuva dutangiye kugeza ku musozo. Iri jambo ry'Imana rikiza imitima, ribere igisubiza abari batakaje ibyiringiro, ribere igisubiza abari babuze uko bagira, rishyireho inzira ku bari babuze inzira. Turagushimiye kubyumvishe kandi kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zawe ziri kandi zidukoreramo. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 10, turahera ku murongo wa 30 tugeze ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice 10, umurongo wa 30 tugeze kuri 37. Haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gicu cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umurewi wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Aramurwaza. Bukeye bwaho yenda denariyo 2 aziha nyir'icumbi, atumurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute muri abo bantu, muri abo batatu, ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira ityo. Nimwakira ijambo ry'Imana. Turashimira Imana iduhaye umwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yanshyize ku mutima ijambo rivuga ngo igiye kuguhuza n'umusamariya. Igiye kukuzanira umusamariya wuzuye impuhwe. Igiye kuguhuza n'umusamariya wuzuye impuhwe. Iri jambo twasomye birivuga ko ari uwari mu rugendo, yari mu rugendo agenda, yari mu nzira ari mu rugendo, afite aho yerekezaga, afite n'aho yaravuye. Reka mbabwire ko muri runo rugendo rw'agakiza tuba dufite aho tuvuye, tuba dufite n'aho turi kugana. Tuvuye muri Egiputa mu irimbukiro, turimo turagana mu gihugu cyo mu ijuru. Bivuze ngo aho tuvuye naho tugana hagati harimo urugendo rurerure. Uyu nawe ngo yari mu rugendo agenda, ngo ari mu nzira ahura n'abambuzi, bamukoreye ibintu bibiri. Icyambere bamwambuye ibyo yari afite. Kabiri ngo baramukubita, ntibamwica, ariko bamusiga ngo asigaje hatoya agapfa. Bivuze ngo bari bamurushije imbaraga. Burya umuntu ajya kuneshwa imbaraga ze zarangiye. Aba bantu bamugiriye nabi, babonye kumwica ntacyo bimaze, batireka two kumwica, icyo twakoze kirahagije. Icyambere twamwambuye ibyo yari afite. Ijambo rya kabiri, tumusize habura gatoya, bumvaga byanga bikunda ari buze gupfa, ngo baramusiga barigendera. Ariko mu nzira bari barimo, mu nzira bari bamukubitiyemo, ngo ntago yari inzira igendwa n'uwo muntu bagiriye nabi gusa, ahubwo yari inzira inyuramo n'abandi bantu. Bibutse ko runo rugendo turimo rugana mu ijuru, duhuriramo n'ibintu byinshi bikomeye. Hari ibidukomeretsa, hari ibitwambura ibyo twari dufite. Muri uru rugendo habamo intambara nyinshi, habamo byinshi bica intege, habamo amajwi menshi cyane. Ariko ngo baramuta barigendera, hirya y'abamugiriye nabi ngo haza kunyura abandi bantu. Bibiliya yavuzemo umutambyi, ivugamo n'umurewi. Umutambyi ngo yamugezeho, aramubona yuko yakubiswe, aramubona yuko ameze nabi, aramubona yuko yenda gupfa. Ikintu cyantangaje ngo yarakikiye arigendera.
ntabwo yigeze ngo amwegera basi ngo arebe niba hari icyo ashoboye gukora. Oya, ngo yaramubonye gusa ngo arakikira arigendera. Hirya yawe ngo haza kuza n'umutambyi n'umurewe, bose ngo bahanyuze nta wigeze amwegera, ari umutambyi ari umurewe, nta wigeze ngo amwegera basi ananirwe, ariko yagerageje. Burya hari ukunanirwa wagerageje, hari nuko utagerageza. Ababo ntibigeze banagerageza, ngo baramubonye barakikira barigendera. Ariko hirya y'abakomerekeje uyu muntu, hirya y'abatambutse bagakikira, ndashimira Imana. Ndashimira Imana, inyuma y'abantu hajya haba umuntu. Hirya y'umusamariya wari mu nzira nawe agenda, ngo ageze kuri wa muntu nawe aramubona, ariko amubonye ntiyamera nk'abakikiye. Ndashimira Imana yuko abantu bajya batugeraho bakudutambukaho, kuko hari igihe cy'Imana kijya kigera ikohereza utazadutambukaho. Aba baratambutse barigendera, yewe ntibagira icyo bamumarira. Ariko ngo inyuma y'abamugiriye nabi n'inyuma y'abamubonye ntibagira icyo bamumarira, ngo haza umusamariya wuzuye impuhwe, ngo amubonye aramwegera. Ndashimira Imana ko uyu musamariya w'impuhwe yohereje ari buze kukwegera muri icyo kibazo urimo, muri ubwo buzima bugoye wari urimo. Hari abakubonye barakwihorera, hari n'abo wahamagaye ubabwira ikibazo barakwihorera. Bamwe barakikira barigendera, bamwe bakuraho amatelefone, abandi bagushyira muri blacklist. Ariko ndashimira Imana, hirya y'abantu hajya haba umusamariya wuzuye impuhwe, ngo araza amwegeraho. Icyambere yakoze, ngo yarabanje amwomora inguma, yari afite amavuta ya elayo. Ndashimira Imana, uyu musamariya Imana ikoherereje afite byose wari ukeneye, afite byose usabwa kugira ngo usubirane ubuzima. Ngo aramwegera, arabanza amwomora inguma, amwomora ibikomere. Reka mbabwire, muri runo rugendo turimo rugana mu ijuru, abantu benshi bakomerekeramo, havamo ibikomere kandi bitaboneshwa amaso y'umubiri. Habamo ibikomere. Umuntu ashobora gukomeretswa nabo babana, yakomeretswa nabo basengana, yanakomeretswa n'abamuyoboye. Umuntu yakomerekera muri runo rugendo, habamo inkomere, bamwe banagwamo. Ariko rukaba runo rugendo rugana mu ijuru, habamo inkomere. Harimo abantu benshi bakomerekeyemo, bavirirana, bagenda bavirirana. Ariko uyu musamariya amenya ko uyu muntu yakomera, abantu imbere ya byose ndabanza mwomore, ngo amwomoza amavuta ya. Ikintu cya mbere Imana iri buze kubanza kugukorera, irabanza komora ibikomere watewe n'abantu. Hari ibikomere ugendana muganga atavura, utaha umuti ngo bikunde. Kandi icyo shimira Imana, yohereje umusamariya, yohereza umusamariya ufite byose uzakenera, kugira ngo ari ibikomere bigaragara bikire n'ibitagaragara bikize. Uyu musamariya w'impuhwe akiza ibikomere biboneka ndetse n'ibitaboneka, byose arabivura bigakira. Ijambo ryavuze ngo arangize amushyira ku ndogobeye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Ijambo ryanejeje, ngo arangije aramurwaza. Abari wimwirwa, ntabwo yigeze ashaka undi, yarwajwe n'uwo musamariya w'impuhwe. Reka nkubwire, uyu musamariya Imana ikohereje agiye kukurwaza, ari buze kukuba hafi, ntabwo ari buze gukenera izindi mbaraga, imbaraga zigufasha arazifitiye. Ariko naratangaye, tekereza aho umuntu atambuka akanyura ku muntu umeze nabi, wenda gupfa. Ntabwo njya mbitekerezaho, umuntu akarwara akamara ibihe n'ibihe mu bitaro, abantu ntibabone uko bamugeraho kubera inshingano nyinshi, akazi, umuntu akabura umwanya wo gusura umuntu urwaye. Ariko umuntu yazapfa, umunsi wo gushyingura umwanya ukaboneka wo kujya gushyingura, ariko wo gusura umuntu utarigeze uboneka. Reka mabwire ikintu kimwe, ndashimira Yesu ko ajya abona ko hakeneye umusamariya w'impuhwe. Kandi ndashimira Yesu ujya umwohereza habura gatoya, habura gatoya, ngo haburaga gatoya. Ndashima Yesu agiye kohereza umusamariya habura gatoya. Wabonaga ugiye gukorwa n'isoni, wabonaga habura gato ngo bayigusohoremo, ariko nawe aje habura gatoya, kandi aje afite byose ukeneye mu buzima bwawe. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa, havuga inkuru z'umugabo witwa Pawulo, uburyo mwishira yamurumye, ngo bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ngo ariko bamaze umwanya munini babona ntacyo, bahindura amagambo bati dore n'Imana. Bivuze ngo aba bantu nabo bari biteze kuzumva inkuru, bavuga ati twaramukubise dusiga habura gatoya ngo apfe,
kumbi Imana yohereje umusamariya uri buze gukoreshwa habura gatoya. Bagusize habura gatoya, Imana ije habura gatoya. Ndashimira Imana ikora habura gatoya. Habura gatoya ngo ukorwe n'isoni, habura gatoya ngo igisebo kize, nibwo Imana yohereje umusamariya wuzuye impuhwe. Habura gatoya, habura gatoya. Ngo habura gatoya ngo amushyira mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza amwitaho. Kandi mbibutse ko umuntu wese uzakugirira neza azaba akubereye umusamariya w'impuhwe. Iyo usabye igitabo cya Rusi bavugamo umugabo witwa Bowazi, bakavugamo n'uwitwa Rusi. Buriya Bowazi yabereye Rusi umusamariya w'impuhwe, yabereye Rusi umusamariya w'imbabazi. Umuntu wese wakugirira neza azaba akubereye umusamariya w'impuhwe. Uyu nawe mu kibazo yari arimo, yari yatewe n'abambuzi bamugiriye nabi, bakamwambura ibyo yari afite byose, bakanamukubita. Burya niyo bamwambura bakamusiga ari muzima, ariko ngo baramwambuye bagerekaho no kumukubita bamugira inkomere, bamusiga bura gatoya ngo apfe. Ariko Yesu nawe yohereza umusamariya w'impuhwe habura gatoya. Reka nkubwire rino jambo mukunzi mwiza, wowe uneza amatwi, inyuma y'abakutambutseho bagakikira, inyuma y'abataragize icyo bamara, kandi rimwe batabuze n'uburyo, Imana yohereje umusamariya. Inyuma y'abantu hajya haza umuntu woherejwe n'Imana, kandi akaza afite byose ukeneye mu buzima bwawe. Iri jambo ryakomeje kugaruka. Birashoboka yuko wari kukunyuraho bwa mbere yenda atari afite byose ukeneye, ariko uyu nguyu Imana yohereje afite byose ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo usubirane ubuzima. Ngo amushyira mu icumbi aramurwaza, ariko ngo haza kugera aravuga ati harageze, umurwayi wanjye ndabona amaze kumera neza. Ariko aravuga ati musize muri iri cumbi, asiga avuraganye na ba nyiri icumbi. Arababwira ngo aho ngejeje mukomereze aho nari ngejeje, kandi umurwayi wanjye ntimuzagira icyo musaba kubyo azakoresha birenze ibyo nsize. Ndashimira uyu mwishingizi witwa Kristo, yaratwishingiye. Aravuga ngo hirya y'ibyo ntanze, hirya y'ibyo size, umurwayi wanjye nagira ibindi akonsoma ntimuzagira icyo mu mwaka, aba ari nge bizabazwa ngarutse. Ngo amusigire idenari ebyiri. Izi denari ebyiri isobanura isezerano rya kera n'irishya. Aravuga ngo hirya y'ibyo ntanze, hirya y'ibyo nakoresheje, ibizakenerwa aba ari nge bizabazwa. Ndatura ku buzima bwawe ngo uhure n'umusamariya wuzuye impuhwe, uhure n'umusamariya wuzuye impuhwe. Abakikiye ni benshi, abantu benshi batunze ibikomere by'ababagezeho bagakikira. Birashoboka ko uyu muntu wari urembye yenda gupfa atigeze abona n'uyu mutambyi ndi uyu murewe, ntiyabimenye ko umuntu waburaga gatoya ngo apfe. Birashoboka ko atanarebaga. Ariko ndashima Yesu, aho badusize, aho badutaye bagakikira, niho Imana igiye kunyura itwohereza umusamariya w'imbabazi, itwohereza umusamariya wuzuye impuhwe. Bino bihe biragoye, biraruhije, birakomeye. Hari igihe uganira n'umuntu ati nge ntabwo nzongera gusenga, wakumva impamvu, ukumva yakomerekejwe n'uwakamufashije, n'uwakamubaye hafi, iyo ukaba impamvu. Ariko birakwiye yuko Imana ikohereza umusama akaza akakomora icyo gikomere kugira ngo ukomeze urugendo. Kandi afite amavuta ari buze kukomora ibikomere, afite ubushobozi bwo kuza kukubesha mu icumbi utikozemo, afite n'ubushobozi bwo kwishyura ibyo uzakoresha byose. Imana ikohereje umusamariya wuzuye impuhwe, Imana ikohereje umusamariya wuzuye imbabazi. Abakugezeho bagakikira ni benshi, ibikomere utunze by'abagutambutseho ni benshi, ariko birakwiye kurenga ibyo ngibyo, renga ibyo ngibyo. Ndasaba Imana nyirijuru, ndasaba Imana ifite ubushobozi, iyo yagambiriye kohereza umusamariya aze yomara ibikomere biri mu mutima wawe, urenga ibyo ngibyo ukomeza urugendo, ibyo birenga ukomeza urugendo. Umugambi wa Satani ni ugutuma ucogora ugahagarikira uya, ariko umugambi w'Imana ni ugutuma ukomeza urugendo. Nibyo koko warakomeretse, kandi wakomerekejwe nabi utatekerezaga ko bagukomeretsa. Nta kintu kibabaza nko gukomeretswa n'uwo utatekereza ko yagukomeretsa. Ariko ndashima Yesu womara ibikomere atarebye uburemere bwabyo. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uwo kukohereza umusamariya w'impuhwe, akaza akagusanga aho hantu bagutaye, aho hantu uryamye, aho hantu bagusize habura gatoya ngo upfe. Niho Imana igiye kugusanga. Muri bake bagusize habura gatoya, ndashimira Imana ko ibikoze habura gatoya, igutabaye habura gatoya.
haleluya, igutabaye haburaga, bagusize haburaga tongo gapfa, ariko nayo yohereje umusamariya w'impuhwe habura gatoya. Ntabwo ako gatoya basize kari bucike, ntabwo biri bukunde, ntabwo kari bucike. Yesu arohereza umusamariya wuzuye impuhwe, nubwo hari abakikiye bakagenda. Kandi bano bantu bakikiye ari bano bagizi ba nabi, ntibari bazi ko muri iyi nzira hashobora kunyura undi muntu wagirira neza uyu muntu bagiriye nabi. N'uyu mutambyi n'uyu murewi bamunyuzeho bagakikira, ntibari bazi ko inyuma yabo hari undi muntu uri buze kuza akaba yagira imbabazi. Hirya y'abatarakugira imbabazi hari umuntu ugufitiye imbabazi woherejwe n'Imana. Ndashimira Imana niyo imenya itangira ikamenya n'iherezo. Njya nkunda kubivuga, ntihakagire ugufataho ijambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma rifitwe n'Imana. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utarabusoro mu nda ya mama wawe, ndakweza ndagutunganya, nkubikira icyo nshaka kukugira. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana niyo yonyine, niyo yonyine. Ntabwo Hamani yajyaga atekereza yuko hari igihe kizagera akibona inyuma ya Morodekayi. Ntabwo ntiyabyibwiraga. Yarazi ko nyine titira afite uwo ari we, yumvaga nyine azahora aho ngaho. Ariko reka njye mbwira abantu, aho wicaye hahoze abandi. Kandi umenye ko turi mu nzira uzahava hajya abandi. Gerageza ubane n'abantu bose amahoro muri uwo mwanya urimo. Hari ijambo Morodekayi yabwiye Esiteri, haba ngo icyatumye Imana igushyira aho ngaho ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Impamvu Imana iguteretse muri uwo mwanya ni ukugira ngo ubere abantu umugisha, ubere abantu umusamariya w'impuhwe. Impamvu iguhaye ubwo buryo ni ukugira ngo ugire abo ukura mu kaga, ugire abo ufasha mu kibazo. Ni iki Imana igushyiriye aho ngaho. Wikikira ufite uburyo bwo kuba wagira icyo umarira umuntu waguye ku nzira. Wikikira ubona hari ubushobozi ufite bwakura umuntu mu kibazo. Bera umuntu umusamariya w'impuhwe. Gira ubere umusamariya w'imbabazi. Gira ubere umusamariya azajya avuga ati runaka yambereye umusamariya w'impuhwe. Mbibutse ko Imana ivuga ibyo izadukorera, ntabwo inyura mu biti, inyura mu bantu. Ivuga inyuze mu bantu, ikazakora inyuze mu bantu. Uyobowe n'umwuka w'Imana, gira ubere umusamariya, gira ubere umusamariya. Ijambo ry'Imana ryashoje rivuga ngo aramubaza ngo muri abo bantu ninde wabaye mugenzi wundi. Aravuga ngo ni uwamugiriye imbabazi, ni uwamugiriye impuhwe. Nicyo birivuga. Kuba mugenzi wundi si uko dusengana. Icyo kibanziriza icyo Yesu yari ari kuvuga. Mugenzi w'uyu nguyu si uwakikiye akigendera. Oya. Mugenzi w'uyu nguyu si uwamukubise akamusiga. Oya. Mugenzi w'uyu nguyu ni uwamugezeho akumva amugiriye impuhwe, akagira n'ibyo yigomwa ku bwa mugenzi we. Ndagira ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo turagushimiye. Hirya yaho twari tubona habura gato, wohereje umusamariya w'impuhwe. Hari umusamariya w'imbabazi Imana ikoherereje. Imana sinzi ikibazo uhagazemo, sinzi uburyo umeze. Hari umuntu ejo twaganiraga, nari ndi kumusengera kuri telefone, arambwira ati nsengera, ariko tubanza gufata umwanya turaganira. Arambwira ati Imana yampaye amasezerano, yambwiye ibintu byinshi izankorera, ariko ibintu ndi kubona bitandukanye n'ibyo yambwiye. Ese koko niyo yavuganye nanjye cyangwa ntabwo ariyo yavuganye nanjye? Ndamubwira nti rero kuba utarabona ibyo Imana yavuze si ikimenyetso cy'uko atariyo yavuganye nawe. Hoya, haba kuki haravuze ngo ibigereka ngo bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, ariko naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza ntibizahera. Bivuze ngo ibyo Imana yavuze hari igihe yagennye bizasohorera. Iyo kitaragera rero ugira ngo siyo yavuganye nawe. Kandi reka mbabwirire ijambo, aho Imana ivugira naho isohoreza hagati harimo urugendo, hagati habamo amajwi, hagati yaho Imana yavugiye ibyo izakora naho izabisohoreza habamo amajwi y'ibicane ijya kubwira ngo si Imana yavuganye na kubera intambara nyinshi zigusanze hagati. Mbibutse ko Imana ibwira Abisirayeli Kanani ntiyababwiye ubutayu. Niyo mpamvu Luka 1:80 haravuze ngo uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima akurira mu butayu. Izi mbaraga z'umutima nizidufasha kuva aho Imana yavugiye tukogera aho yasohoreje tutaguye hagati. Benshi bari kugwa hagati yaho yavugiye naho izasohoreza. N'uyu wari mu rugendo ntabwo yaguye agitangira urugendo, nehoya ahubwo yaguye hagati yaho yahagurukiye naho yajyaga. Ariko ndashimira Imana igidutabarira hagati aho ngaho. Imana ishimwe igidutabara aho hagati amajwi yaduciye intege, turaganira nabandeka dusenga Imana igira ikikora. Ariko tugiye gusenga tubwire Imana ngo turagushimiye ko wohereje umusamariya w'impuhwe ku buzima bwacu. Naraye mubwiye kano kantu reka nkakubwire,
namubwiye nti mu Rwanda buri hantu hose bategera bisi bahubatse akazu k'abagenzi. Buri hantu hose bategera bisi bahubatse akazu k'abagenzi. Kano kazu k'abagenzi baragasakaye kubera iki bagashyizeho? Naho abagenzi bategerereza mu gihe bategereje kubona imodoka zibafasha gukomeza urugendo bakagera aho bagiye. Kuki bahubatse utuzu bakanadusakara? Tuno duzu dufasha abagenzi ibintu bibiri: ni ukubarinda izuba no kubarinda imvura mu gihe bibaye ngombwa kwigwa bagitegereje imodoka. Reka mvuge ngo mu gihe utegereje uyu musamariya w'impuhwe ku buzima bwawe, Imana ikubakira akazu k'abagenzi, ikubakira ahantu urabahugamye izuba n'imvura kugira ngo ubuzima hari amaboko agomba kuzakugezaho Imana ishaka kugera. Ariko mu gihe utarahajya, Imana ikubakira akazu k'abagenzi kugira ngo ahantu hategerereze imvura itakunyagiye n'izuba ritahakwiciye. Imana ikohereza umusamariya mu izina rya Yesu w'impuhwe, aza gukura aho hantu umaze igihe, aza gukura aho hantu wabonaga bisa naho birangiye, aza gukura ahantu wabonaga habura gatoya ngo birangire. Nubwo hari amaboko yagukubisa akagukomeretsa, nubwo hari amaboko yakwambuye, nubwo hari amaboko yagutambutseho akakwirengagiza, ariko hari n'amaboko Imana yohereje, hari n'umusamariya Imana yohereje. Hirya yabo bose hari umuntu Imana yohereje, azanywe n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi aje habura gatoya. Uwo musamariya w'impuhwe aje habura gatoya. Ndagira ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo turagushimiye yuko gatoya basize ntago kakinogotse, ntago tugikozwe n'isoni. Nubwo basize habura gatoya, ni muhumure. Umusamariya w'impuhwe nawe Imana imwohereje habura gatoya. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, kandi ndahamya ntashidikanya mpamanya n'umwuka wera hari abantu bagiye guhura n'umusamariya w'impuhwe muri icyo kibazo wari urimo, muri ubwo buzima rurimo bugoye, aho hantu wabonaga bisa naho birangiye. Imana igiye kuhakoreza umusamariya w'impuhwe. Warebaga hirya no hino ukabona nta nzira zihari. Birashoboka kuri kwa muganga umaze igihe urwaye, birashoboka kuri mu buzima bugoye, wabuze icyuha abana, wabuze minerva. Ariko reka nkubwire, muri ubwo buzima nta hantu Imana itakura umuntu, nta n'ahantu itageza umuntu, kandi Imana ikohereje umusamariya ufite byose ukenewe. Harabanza komora ibikomere bigaragara n'ibitagaragara. Ni Yesu wenyine ujye umenya ibikomere by'umuntu, akamenya n'umuti yakoresha kugira ngo avure wa muntu ibikomere afite. Reka dusenge, sinzi ubuzima, ntago nzaho uhagaze, wowe uri kure n'uri hafi, ntago mbizi, ariko Imana nyiri humure, Imana nyiri ubushobozi, Imana ibishoboye. Kuvuga ni twebwe, twe tuvuga icyo Imana itubwiye kuvuga, ariko gukora ni ukw'Imana. Efeso haraza ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo. None se Paulo ntibari bategereje ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa acindutse ngo ariko bamaze umwanya bahindura amagambo? Naratangaye, tekereza aho umuntu arimwa n'inshira kandi abantu bazi ko uwo yarumye atabaho, nabo ubwabo barabizi. Ntihagira basi n'ujya gushaka umuti, basi avotereka tumushakira ubutabazi bwihuse, nibiza no kwanga byanga ariko twagerageje. Niyo mpamvu iyo umuntu arwaye twihutira kumujyana kwa muganga, nukugira ngo nibura abaganga bakora ibyo bashoboye. Nubwo twasenga ariko dusenga abaganga nabo bakoze ibyo bashoboye, Imana ikora ibyo ariko n'abaganga bakoze. None uyu muntu ishira yaramurumye, aho kugira ngo bagire ubutabazi bamuha, ngo baravuga ati reka tuze ture, nubwo yakize mu nyanja idacu rwakibera ntimukundira kubaho, ngo bategereza yuko ari bubyimbe. Uzi iminsi baguhaye, bati nubwo uyu mwaka urangiye turebe kuri yazawurangiza. None se yatumye urangiza uriya ntaho yagiye iracyahari, n'uyu nguyu izagufasha urangize. Bati nubwo barangije segondere ariko kaminuza ntibazaye, none bakirengagiza yuko yabashoboje kurangiza segondere igihe ntaho yagiye iracyakora. Uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwiri. Niko ijambo ryavuga ngo iyaturokoye kera twiringiye ko izakomeza no kuturokora. Rero bigutega iminsi yabanye nawe muri bya bintu uyu munsi iracyahari, ngo bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa acindutse, ngo ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, bahindura amagambo bati tubonye ko ari Imana. Ntabwo bari biteze icyiza, bari biteze ikibi. Ariko ndashimira Imana igize abantu biteze ikibi igakora ikinyuranye n'icyo bari biteze. Umuririmbyi yavuze ngo yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyiherutse kunkora nibyo byankoze ku mutima. Habakuki ni muri Mika 4:11 haravuze ngo dore amahanga menshi ahagaze ku misozi ateraniye kugutera, aravuga ngo Isiyoni ntihangizwe, amaso yabo arebe ibi batwifuriza, ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza. Hari ibintu Uwiteka atekereza ku buzima bw'abantu batazi.
uyu bari basize ku nzira bavuga ati harabura gato, ntabwo bari bazi icyo Uwiteka mutekereza, bari bazi ko babirangije, ariko ntibari bazi ko hejuru y'ibyo bakoze hari Imana ikora ibirenze iby'abantu. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo turagushimiye kuri Imana yohereje umusamariya w'impuhwe ku buzima bwacu, ku buzima bwanjye nawe. Ntabwo nzi ikibazo urimo, ariko ndahamya ntashidikanya yuko iri jambo rigiye gukora igitangaza ku buzima bwawe, ukazashima Imana, ukazabwira abantu ngo nabonye Imana igira neza, nabonye Imana itabara habura gatoya, bagiye kunsohora mu nzu, bagiye kuntereza cyamunara, mbona nta bwishyu, nabonye Imana itabara. Muri Yohana haravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, iyo intoki zacu iyi mbabwira narayibonye, nabonye Imana ikora habura gatoya, nabonye Imana ikora abantu babuze icyo bakora, Imana igaseruka igakora. Ndagira ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo turagushimiye yuko mu kibazo twaye turimo twabonaga nta nzira, hari abatugezeho barakikira. Reka ngusabe bababarire, nabo sibo, ntabwo ari bo, bature mu mutima. Uwo ari wose mubabarire, mwihore, nawe siwe. Hari umusamariya Imana yari itegereje kwaza inyuma yabo ngabo, kandi niwe yabonaga ko ari ngombwa, yabonaga ko ufite byose. Birashoboka ko uriya wagukikiye ntacyo yari kukumarira, ariko Imana yari yateguye undi muntu, uzaza agakemura byose bikugoye. Babarira, umutima wawe bababarire, umenye ko atari bo, ahubwo hari icyo Imana yashakaga kandi yari ifite ushaka kugikoresha. Mbibutse ko hari Imana ivugisha ibyo izakora, hari n'abikoresha ibyo yavuze. Uyu munsi nkuzaniye ubutumwa, ariko hari abantu Imana igiye gukoresha kugira ngo isohorezemo ubwo butumwa nakuzaniye. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Herekeza ijambo ryawe. Uyu yari mu nzira agenda, ari mu rugendo nk'urwo turimo tugana mu ijuru, ariko ngo ahura n'abambuzi bamwambura ibyo yari afite. Ntibabitwara, baranamukubita, baramukomeretsa, ngo bamusiga habura gatoya. Ariko hirya y'abamugiriye nabi ngo hanyura umutambyi n'umulewi, ntibagira icyo bamara, barakikira barigendera. Ndasabye ngo imitima n'amatwi y'abazanyumva n'abadutega amatwi bakomerekejwe n'abantu batandukanye, n'inzego zitandukanye, mu bwoko butandukanye, ndasabye ngo umwuka wera bashoboze kubabarira, kuko nabo sibo. Kuko hirya y'abakikiye bakigendera, hirya y'abadugiriye nabi hari umusamariya w'impuhwe, ngo bamaze gukikira ngo haza nawe wari mu rugendo nk'abandi, nawe yari mu rugendo, ngo amubonye amugirira impuhwe ntiyamusiga, akora ibyo yagombaga gukora, ngo anamusiga mu icumbi ry'abashyitsi, anasiga atanze ikiguzi, anasiga avuze ngo n'ibyo azakoresha birenze ibyo atanze bizabazwe uwo musamariya. Turagushimiye yuko mu bihe twawe turimo bitugoye hari umusamariya ugiye kohereza, kandi ndatuye ngo nibamwakire mu izina rya Yesu, ndatuye ngo nibakire telefone y'umusamariya mwiza, ndatuye ngo nibumve inkuru nziza iturutse ku musamariya mwiza. Abari bihebye bacitse intege nibakire umusamariya w'impuhwe, maze abakure mu kibazo bari barimo, bazagushima baguhimbaze. Ijambo ryawe riherekeze kuvuga nuko hacukura n'ukwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.